bapfuye 20,000 ngo barazamutse umugore aramubwira ngo 20,000 ufite umugabo aramubwira ati buzamutse ndagusanga mu rugo umugore yari arimo gutegura imbuto z'umwana mu cyumba n'icyuma arangije ngo nimba yaramukubise urushyi niko amakuru nge nayumvishije sinari mari nta n'uwari uri muri icyo cyuma ngo cya cyuma yahise agira gutya ahita kimutera. Amakuru y'urupfu rwa Tuyizere Fideli bivuga yuko ngo hishwe n'umugore ku itariki 31 ariko urupfu rwe rukaza kumenyekana mu gitondo cyo ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri. Biravuga yuko ngo uyu nyakwigendera Tuyizere Fideli ndetse na madamu Apolline uzwi ku izina rya Asia ngo bari bapfuye amafaranga 20,000 y'u Rwanda ndetse bagera mu cyumba uyu Apolline nyine cyangwa se uyu madamu wa nyakwigendera agahita afata icyuma agahita acumita umugabo we ibyuma bibiri mu mutima. Aba bombi ngo bari bamaze igihe gitoya cyane babana ndetse kandi bakoraga akazi kamwe ko gucuruza inyama Nyabugogo, bamwe mu bantu bazwi nyine nk'abanyenyama. Umuryango wa nyakwigendera wa Ruciro Rumira wanga kugira ikintu utangaza ndetse abaturage bakomeza bavuga yuko ngo washenguwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo, cyane ko nubwo ngo bari basanzwe bari mu makimbirane n'umugore wiwe bitari gutera uyu mugore kuba yamutera icyuma nk'uko bakomeza babivuga. Ndetse kandi batubwiye yuko ngo uyu mugabo asize uruhinja rw'amezi 9. Nyakwigendera nyuma yo guterwa ibyuma yaje kugwa mu maboko y'abaganga aho yaravanywe nyine mu rugo bagasanga bamuteye ibyuma bibiri nk'uko abaturage batangaza. Aya makimbirane rero y'ubu ngubu ariho niko warumbajije kera nayo nabonaga ariko ubundi kibazo iyo cyabagaho abantu baricaraga bakakiganira ariko abubu barahubuka nimba nabo barariye ibiryo nk'inkoko za pondeze zihubuka zigakora umunsi umwe numbaza ngira nawe umuntu uzi ko unitera icyuma mu mutima ari buhita apfa uzi ko n'umutera muri nyiramivumba ari buhita apfa kuki utabanza ntabwo abantu bakontorora ntabwo babanza gukontorora ubwonko bwabo urero kuvuga wenda ngo ni impanuka n'iki ikintu ukora cyose ubuzi ufite ubwenge kere kuri umusazi burya n'umusazi atinya nyina ufata umugabo mwabyaranye ugatera icyuma na amakosa yakoze wenda n'ibyago yahubutse ariko sinzi ubwo amategeko nyine azagira icyamugenera nimba ari ibyago byabayeho ariko kuva yazamuye akaboko agatera mu mutima sinzi mariye ubutabera bamaze bafitanye amakimbirane noneho biza kurangira byaje kurangira nyine umugore ngo ateye icyuma mu kanwa akimika nyine akimutera mu gatuza mu kaboko k'ibumoso umugabo yaje abaturanyi nyine baratabara barangije bahita bamujyana kwa muganga umugore yari yirutse nyine baje kumufatira arangije byatubabaje cyane byaduteye agahinda ntabwo twumva yuko umugore yakwica umugabo usanga umugabo nyine bamuteye icyuma hano bamuvirana ari hanze mbajije umukozi arambwira ngo mabuja yirutse ajya kumureba mabuja baramuzana duhamagara ambirase kuri telefone baratubwira ngo dushyireho ibyenda ngo baraje baramusange nyine mu nzira bamujyana baramumanukana ariko ambirase yari itaraza noneho kanambira nyine bajyanye umurwayi kwa muganga umumama wamwishe n'umugore w'umugabo nawe bahita bamujyana hari nka 10:30 cyangwa 11. Urupfu rwa Fideli rwatubabaje ko yari umugabo witonda w'inyangamugayo ariko ikintu navuga ku bashakanye ni uko guhora batongana buri gihe byacika cyangwa wajya ubona udashobokanye n'uwo mubana ugahitamo kwigendera. Amakuru y'uru rupfu yadutunguye kubera ko uwo mudamu yashatse vuba nge muza ari umukobwa n'abasaza be ndabazi turaturanye ahangaha ariko ngo bajyaga bazamuka bavuye mu kazi bagenda baganira nk'abasheri n'abashusho ariko amakuru ko nayumvishe ngewe ngo bapfuye 20,000 ngo barazamutse umugore aramubwira ngo 20,000 ufite umugabo aramubwira ati buzamutse ndagusanga mu rugo ageze mu rugo ngo bagiye mu cyumba bagumamo haza umupangayi uje kureba inzu umukozi ngo yateguye ibiryo bose nta wariye amusanga umugabo yamusanze mu cyumba baricara baravuga uwo bagiye umugabo aramugatereka njya kureba uwo muntu ushaka inzu nimwereke nibwo yavuga ngo umukozi yumvise avuga ngo nyingurire undi asohoka afashe ku mutima noneho ngo umugore yari arimo gutegura imbuto z'umwana mu cyumba
n'icyuma arangije ngo nimba yamukubise urushyi ko amakuru njye nayumvishije sinari mari nta n'uwari uri muri icyo cyuma wenda cya cyuma yahise agira gutya ahita kimutera. Urupfu rwa nyakwigendera rwaje gushimangirwa na Hategekimana Adolphe umuyobozi w'uyu mudugudu bari batuyemo ndetse kandi umuyobozi w'umudugudu akomeza avuga yuko ngo uru rugo ngo rwari rusanzwe bana mu makimbirane ariko batigeze babimenyesha inzego. Aya makuru twayamenye tutabajwe n'abaturage aho batubwiraga yuko hari umugore n'umugabo barwanye ariko umugabo akaba yatewe icyuma. Tujyayo nk'ubuyobozi tugezeyo dusanga kuko niko byagenze dusanga ngo bari bari mu cyumba barimo kuvugana barangije bashwanira mu cyumba nubwo rero bahita bahise barwana mu cyumba umugabo asohoka avirirana umugore nawe ahita yirukanka ahungana tumufata tumujyana kuri polisi kuko umugabo agiye kwa muganga arwaye ameze nabi cyane atavuga ariko umugore we twaje kumubaza atubwira yuko ngo bajyaga bakimbirana ariko ntibabimenyesha ubuyobozi. Dushishikariza n'abaturage kujya batanga amakuru hagira ikibazo kivuka kibaye yani bumvikana bukeya bakajya inzego z'ubuyobozi kugira ngo bafashe. Ubwo twakoraga iyi nkuru Madamu Aisha cyangwa se Madamu Nyakwigendera yari yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ndetse na RIB ndetse kandi imiryango yombi nyine yari iri mu gahinda ndetse n'ishavu nk'uko dukomeza tubibona kuri kamera yacu. Ndabashimiye cyane njyewe nitwa Kirima Kwizera ni Shangi Radio, Shangi TV, Shangi TV ndetse ni Shangi Focus TV nyine mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Imana ibarinde kandi ikomeze bane namwe. Hasta la vista. Ego Boys Nation. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara urwaye unegekaye bavuga kutanakira bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira amahera arahera indwara irushaho gukara humurihorere hori Shangi turahari kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Shangi Company Limited mu kazi kose ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Shangi Company Limited mu kazi kose Tawonanya ntabwo nakira mbasize Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Tawonanya ntabwo nakira mbasize Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye byari bigoye ubishangi yarabikemuye yagabye amashami witugezeho ubu buvuzi igaze mwese tuyisange iduha ubuzima ku giciro cyiza buri wese aravurwa agataha imiti yacu yujuje ubuziranenge abaganga bacu bazubereye mu buvuzi Tawonanya ntabwo nakira mbasize Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Tawonanya ntabwo nakira mbasize Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza kumbona uhondobera nta kabara gukigira kumbona hota izuba babaye bakonja riva urahisha kurwaye dore urakorana indwara haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa ikaze ku Gicumbi mu Ruhango Nyamagana basoroma basekura basuzuma bavura ubuzima bugaruka ibimera bigakora Shangi Company Limited mu kazi bahiga basoroma basekura basuzuma bavura ubuzima bugaruka ibimera bigakora Shangi Company Limited mu kazi bahiga Tawonanya ntabwo nakira mbasize Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye Shangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Tawonanya ntabwo nakira
mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye jye naremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.